Mwamashimwe cyane bavandimwe. Uyu munsi natekereje ko turi bwigane amagambo nahaye umutwe uvuga ngo umuhamagara abera dusangiye ntitwahawe umwuka w'ubwoba. Bavandimwe bera, buri munsi mbibara nk'umugisha n'amahirwe ntagereranywa guhabwa ubuntu bwo kuganira namwe amagambo y'umwami wacu, kuko ibyanditswe byera bikomeza kugira umumaro wo kudutunganiriza hamwe, kutweza no kuduhanira gukiranuka kugira ngo dukomeze gukora imirimo myiza yose, yewe no kuduha ihumure muri ubu butayu bw'iyi si, muri ubu butayu bw'imburamazi. Ngabera b'Imana bo bafite ibyiringiro bizima kandi bidakoze isoni, bakomeze guhimbaza umwami. Hanyuma rero reka nsome imirongo yo mu byanditswe byera natekereje ko turi bwige uyu munsi. Turajya mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo, igice cyawo cya mbere umurongo wawo wa 7. Niho turi bwige urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo, igice cyawo cya mbere umurongo wawo wa 7. Aravuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Amen. Reka dusenge. Mwami, turagushimye ubw'aya magambo. Nyagasani, ndakwinginze kugira ngo umwanya turi bube turi kuyumva, Nyagasani, urusheho kuganiriza umutima wa buri muntu uteraniye hano. Ntabe Nyagasani ingumba ku by'amatwi ye, ahubwo Nyagasani ubashe kuyumvisha ukuri kw'ijambo ryawe. Ngewe rero Nyagasani ngiye kurivuga ndi umunyaminwa wanduye, ndetse Nyagasani utuye no mu gihugu cy'abanyaminwa yanduye. Ndakwinginze kubw'ubuntu bwawe kugira ngo Nyagasani ungirire imbabazi, singoreke ijambo ryawe, cyangwa se Nyagasani ngo ngire umwe muri aba bato bakwizera nyobya. Komeze Nyagasani kungirira ubuntu bwinshi cyane, ariko nanone Nyagasani ningira icyo mvugira kwikakariza no kwishyira hejuru, Nyagasani ubashe kubagirira ubuntu kugira ngo barusheho gushakisha mu byanditswe, bataza Nyagasani kuyobywa n'uburiganya bw'umutima wanjye. Komeze kubagirira neza kubw'ubuntu bwawe. Amen. Hanyuma bavandimwe, aya magambo tuyasomye mu byanditswe byera mu rwandiko Paul mwene data wera wa kera ndetse intumwa y'umwami wacu yanditse ashorewe n'umwuka wera, ayandikira Timoteyo ubwo yamusigaga muri Efeso ngo areberere itorero ryaho. Bigaragara ko ahari ryari rikiri rito, hakenewe kwigishwa iby'umwami wacu mu buryo bwimbitse, yewe no guha ishusho ya nyayo itorero ryaho, ari byo gucecekesha abigisha b'ibinyoma, ndetse no gushyiraho abakuru b'itorero n'abadiyakoni, nk'uko tubibona mu rwandiko rwa mbere Paul yandikira Timoteyo. Turebye mu gice cyawo cya mbere, tugerageze kuhareba igice cyawo cya mbere umurongo wawo wa 3 n'uwa 4, urwandiko rwa mbere Paul yandikira Timoteyo, igice cyawo cya mbere umurongo wawo wa 3 ndetse n'uwa 4. Haravuga ngo ugume muri Efeso nk'uko nakwinginze ubwo najyaga i Makedoniya, kugira ngo wihanangirize bamwe kutigisha ukundi, cyangwa kwita ku migani y'ibinyoma, cyangwa amasekuruza atagira amaherezo, bidafasha umurimo w'Imana wo kwizera, ahubwo bizana impaka. Rero itorero rya Kristo ryakabaye ryubakitse mu buryo ibyanditswe byera bibyerekana, ku buryo nyine Paul igihe yamaraga kubwiriza muri Efeso yasizeyo undi mukuru w'itorero witwaga Timoteyo, a missionary elder, akamubwira ibintu agomba gukora mu itorero rya Kristo, kuko nyine itorero rya Kristo atari isoko. Nyamara nyine hari abantu bafashe itorero rya Kristo barihindura umusaka, ngo ntirigira abakuru b'itorero, ngo nta gahunda ibamo, ngo riyoborwa n'ibyo bita umwuka wera ntazi ubwoko bwabyo. Ariko nusoma uru rwandiko uraza gusanga mu by'ukuri Paul yandikira Timoteyo yaramusize mu itorero ryo muri Efeso, icyambere kugira ngo yihanangirize abantu kwigisha inyigisho z'ibinyoma, ariho amubwira ko itorero rya Kristo ari inkingi y'ukuri kandi gushyigikiye. Mu yandi magambo, niho hari icyanya nyine ukuri kurindirwamo, niho honyine nyine hari ukuri muri iyi si. Ariko ikindi cya kabiri, amubwira uburyo agomba
gushyiraho abakuru b'itorero n'abadiyakoni mu itorero ryo muri Efeso. Ntabwo ari ibintu bishya, ku buryo nyine iyo ugeze mu gice cya 3 cy'urwandiko rwa mbere ubona ashyiraho umukuru w'itorero ukuntu agomba kuba ameze n'umudiyakoni ukuntu agomba kuba ameze, izo kuko arizo pozisiyo zonyine Imana igishyira mu itorero ryayo. Rero Paul asigaye Timoteyo kugira ngo iri torero rikiri rito arihe umurongo ngenderwaho ayobowe n'umwuka wera, kandi Paul agakomeza kumufasha nk'intumwa ya Kristo, ariyo mpamvu akomeza kumwandikira inzandiko. Ikindi tubona muri uru rwandiko tuhakura principe ya mission, cyangwa se uburyo abamisiyoneri cyangwa se abantu bagenda kubwiriza ubutumwa bwiza bagomba kugenda, kubera ko tubona Timoteyo yari umumisiyoneri cyangwa se yari umuntu woherejwe nawe nyine kuri field kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko nanone akaba yari umukuru w'itorero woherejwe, kuko Paul avuga ko afite impano yahawe no kurambikwaho ibiganza. Nyine ngo iyo mpano ye ngo yakonfaminzwe nuko yarambitsweho ibiganza igihe bamurambikagaho ibiganza ari umukuru w'itorero. Rero ibi nyine mu buryo bwo gutangiza itorero no kuryubaka, mu by'ukuri turacyafite imyumvire idahwitse nyine yerekeye misiyo twakuye mu maparacaci twagiye tubamo, cyangwa se abantu babaye mu maparacaci barabizi, agoreka nkana iki kintu kandi atacyitayeho, atanashaka no kugikosokaho, yihimbiye uburyo bw'ijyanabutumwa, aho usanga n'umwana w'umukobwa mutoya avuga ngo ni umumisiyoneri ngo wagiye kuri firidi. Bavandi muzacunge neza murebe ko mu byanditswe byera abo bantu barimo b'abamisiyoneri b'abakobwa bagiye kuri firidi. Ntabahari, kuko nta mukobwa w'umukuru w'itorero, kandi nyine kuri firidi boherezayo uwo muntu. Ikindi tubona muri uru rwandiko Paul yandikira Timoteyo amwandikira nk'umwana we. Dusome umurongo waho wa mbere, igice duhereye no mu rwandiko rwaho rwa mbere, igice cyaho cya mbere umurongo waho wa kabiri aravuga ngo ndakwandikiye Timoteyo mwana wanjye nyakuri nibyariye mu byo kwizera. Ndetse turebye n'uru rwandiko rwa kabiri ruri gutangira, igice cya mbere n'icya kabiri kiri gutangira, Paul yandikira Timoteyo akamubwira ku murongo wa kabiri, urwandiko rwa kabiri ngo ndakwandikiye Timoteyo mwana wanjye nkunda. Igice cya kabiri cy'uru rwandiko rwa kabiri haravuga ngo nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Tukabona Paul yandikira Timoteyo nanone amwandikira nk'umwana we, uretse kumwandikira nk'umuntu yasize ahantu nyine agomba guha itorero umurongo ngenderwaho, ariko anamwandikira nk'umwana we, kuko avuga ko ngo yamwibyariye ngo mu buryo bw'umwuka. Tuze kumva iki kintu, kubera ko icya mbere nyine nuko avuga ko yamwitayeho mu byo kumenya no gukunda umwami wacu, ari byo yitanyire kumubyara mu buryo bw'umwuka. Icya kabiri basangiye kwizera, yewe ndetse azi n'ubuzima bwe. Tuze kumva iki kintu, kuko mu bintu amwandikira, yenda turaza kubireba munsi turi kureba ukuntu azi ubuzima bwe, aramubwira ngo njya nibuka amarira yawe. Ikindi cya kabiri, Paul uburyo yandikira Timoteyo amwandikira nk'umuntu umubwira ngo nzi kwizera kukurimo kutaryarya kwabanje kuba muri nyoko no muri nyogokuru, nk'umuntu umuzi. Rero ntabwo ari bya bindi byaba amasasu na bagitwaza biganye papa w'i Roma n'abandi biyita abanyamwuka barwanya Imana, biyita abapasiteri cyangwa se ababishop bo muri iyi minsi, bafata itorero ryose bakavuga ngo ni abana babo. Ibyo ntabwo ari byo nyine Paul bari kwandika hano, ahubwo yandikira Timoteyo amubwira icya mbere kamusabira ubudasiba ku manywa na nijoro. Icyo ni icya mbere, kandi ibintu Paul ababikora. Ikindi cya kabiri aramubwira ngo nibuka amarira yawe. Icya gatatu aramubwira ngo nkumbura kukureba ngo nongere nuzure umunezero. Icya kane yongera kumubwira azi neza ukwizera kwe kutari umwihariko, kuko iyo turi kureba abantu twita abapere spirituel ahandi hantu, dusanga ari umuntu ufite kwizera k'umwihariko adasangiye n'abandi bantu, aricyo kimutereka muri uwo mwanya wo kuvuga nyine ngo ni spiritual father. Ariko Paul uburyo yandikira Timoteyo aramubwira ngo nibuka kwizera kwawe, kandi uko kwizera si wowe wenyine ugufite, ahubwo na nyoko yari agufite na nyogokuru, ku buryo nyine ari ukwizera dusangiye, ntabwo ari ukwizera kuri hejuru y'ukwawe. Rero ibi bintu nibyo Paul abivuga muri uru rwandiko ku murongo wa 3 n'uwa 4
ndetse n'uwa gatanu tuhasome. Aravuga ngo Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo nshimira yuko nkwibuka udasiba uko nsenze ku manywa na nijoro, nibuka amarira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero, kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Unike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Amen. So tubona rero Paul uburyo ari kwandikira Timoteyo n'uburyo ari kumwita umwana we, ari umuntu babanye ubuzima azi neza, atari kumwita umwana we mu buryo bwo kumubwira ngo ndagusumba, mfite isumbe kuri wowe, nk'uko tujya tubona aba bantu biyita abapere spirituelle kuri iyi si bo mu bene Kora na ba Masasu na papa w'i Roma. Buriya hari igihe tujya tugira ngo ibi bintu ntabwo ari ubupapa abantu bazanye, ariko iyo umuntu avuze ngo yubatse ikintu cyitwa itorero yarangiza akakijya hejuru akigira nyine umubyeyi waryo, n'ubundi bameze nka papa w'i Roma. Iriya ni Gatolika nshya yongeye kuvuka mu Rwanda. Nyine tujye tubitekerezaho, dukajye dutekereza ko ari ibintu nyine bitoya. Hanyuma rero tubona Paul nyine yandikira Timoteyo muri aya magambo. Ikindi cya kabiri, ku murongo wa 6 amwibutsa iby'Imana afite y'ubushumba, ndetse ko yanarambitsweho ibiganza kugira ngo iyo mpano ntayirengagize. Rero bitewe n'isoni n'ubwoba yongera kumwibutsa iyo mpano, akamubwira ngo iyo mpano yake akora umurimo yasigiwe muri Efeso amaramaje kandi n'umwete wose. Ku murongo wa 6 igice cya mbere haravuga ngo nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Muri kubyumva? Bityo rero mu buryo bwo gukora ibyo Paul amwibutsa umuhamagaro abera dusangiye wo kutaba intinyamaso, wo kudatinya abantu, wo kutagira isoni mu by'umwami wacu, akamubwira amagambo yuko tutahawe umwuka w'ubwoba ku murongo wa 7. Kuko ahantu aba yasize Timoteyo ni ahantu nyine abagira ngo Timoteyo abashize amanga. Amwibutsa bimwe rero mu byo abakristo baherewe mu kwizera yuko batahawe umwuka w'ubwoba. Amen. Tukabona rero uyu muhamagaro ntabwo ari umuhamagaro wa gishumba, ahubwo ni umuhamagaro w'umuntu wese wizera yuko muri Kristo tutahawe umwuka w'ubwoba. Ikintu abakristo bakwiriye kwibutswa kandi bakanahora bibwira ku manywa na nijoro yuko ku byo guhamya umwami wacu badakwiye kugira ubwoba, ahubwo bagomba kuba batinyutse ibyago byose ngo bakurikire umwami Yesu, nk'uko mwene data wa kera w'umusukuzi wo mu Bwongereza witwaga John Bunyan yabyanditse mu ndirimbo ye yitwa ngo Would Valiant Be. Mu Kinyarwanda bisobanuye ngo ninde waba ubaye ikihari. Yahinduwe mu Kinyarwanda ariyo ndirimbo tujya turirimba ivuga ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Akomeza ku gice cyayo cya 2 avuga ngo uwo ntazacogozwa n'incamugongo ngo abazimubwira nibo bazagwa, ngo abanzi be bose ntibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Murumva ko gukurikira umwami Yesu ahantu harimo yuko nyine iyo twizeye Yesu Kristo nyine duhabwa umwuka wo gutinyuka, nyine tujya muri mood yo kutagira ubwoba kugira ngo dukurikire umwami Yesu. Nibyo rero Paul yandikira Timoteyo akamubwira ngo ntitwahawe umwuka w'ubwoba. Nuko urabera ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba pe. Na mwene data witwaga John Calvin yaravuze mu magambo aravuga ngo nk'uko imbwa itabura kumoka iyo wendereje shebuja, ngo niko nanjye ntaceceka umuntu atuka umwami wanjye Yesu. Amen. So rero nyine babivugaga muri ayo magambo nk'amagambo yo kwerekana nyine umwuka twahawe wo gushyira ubwoba. Paul rero yandikira Timoteyo amubwira ko guhamya umwami wacu agomba gushira iki mu mutwe yuko umuhamagaro abera dusangiye ari ukuba tutarahawe umwuka w'ubwoba, cyangwa se tugomba gutinyuka ibiturwanya no gutinyuka isoni no gushira amanga no kugira ngo duhamye umwami wacu. Amen. Ibyanditswe byera bigaragaza ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gishya. Urwandiko rwa 2 Paul yandikiye Abakorinto igice cyawo cya 5 umurongo wawo wa 17, ndetse ngo ibya kera bibe bishize. Ibyanditswe byera bigaragaza ko yewe ubutumwa bwiza bukiza butaza ari amagambo gusa, ahubwo buza ari n'imbaraga.
mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye itorero ry'Itesalonike igice cya mbere umurongo wawo wa 5, reka tuhasome twumve ukuntu havuga. Rwandiko rwandikiwe itorero ry'Itesalonike rwa mbere igice cyawo cya mbere umurongo waho wa 5, haravuga ngo kuko reka duhere ku murongo wa 4, haravuga ngo bene data bakundwa n'Imana, tuzi ko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa twahawe butabageze ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Amen. Ndetse ikindi cya kabiri Paul ababwira ngo namwe ubwanyu muzi uko twameraga muri mwe ku bwanyu, nko kubabwira nyine natwe ubutumwa bwiza bwari bwaratugezeho. Niba mutekereza ko ari amagambo, mutekereze uko twameraga muri mwe ku bwanyu. Amen. Rero tubona ko ibi bintu by'uko ubutumwa bwiza buza ntibube n'amagambo, ndetse bihamya yuko uyu muntu ubutumwa bwiza bwagezeho aba yaratoranyijwe, kuko nyine butaje nk'amagambo, ahubwo bwaje ari imbaraga muri we. Amen. Ntabwo ari umuntu wishingikirije ku musenyi, cyangwa se ari umuntu umeze nkaho yegamiye ku mwotsi uri kuzamuka yawugize inkingi. Oya, ni umuntu waba wegamiye ahantu hakomeye, ni umuntu ufite imbaraga. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bumugeramo bukaza ari imbaraga. Tubanza twumva icyo kintu tukimenye neza. Ndetse Paul yandikira Abaroma yababwiye yuko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana, Imana ikoresha ngo ikize umuntu, ikamugobotora ngo asimbuke ave mu mutego wa Satani wamufashe mbiri, abone gukora iby'Imana ishaka. Ndetse mu rwandiko rw'Abaroma n'ubundi ibice 8 umurongo waho wa 15, reka tuhasome twumve ukuntu havuga. Abaroma ibice 8 umurongo waho wa 15, rwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Roma ibice 8 umurongo waho wa 15, haravuga ngo kuko mutahawe umwuka ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba, Data. Amen. Hano tubona Paul ari kubwira Abaroma akababwira ngo ntitwahawe umwuka w'ububata udusubiza mu bwoba. Ni uvuga uyu mwuka Paul bari kuvuga ni ukuntu twahinduwe, sibyo? Ndagira ngo nabwo ibi bintu tuze kubyumva muri context birimo. Ntabwo nanone Paul yari kuvuga nyine uko twahinduwe akavuga ko twahawe umwuka w'imbaraga, ntabwo bari kuvuga ko twahawe gutitira n'ibindi bintu mujya mubona muri charismatic movement. Oya, abari kuvuga ko tutahawe umwuka w'ubwoba mu buryo turi buze kubibona yuko twahawe umwuka wo guhamya umwami wacu dushize amanga. Amen. Ntabwo ari umwuka uduhindura. Hari abantu njya numva bavuga ngo hari umuntu wagurutse ngava ku musozi umwe ajya ku wundi. Uwo ntabwo ari wo mwuka twahawe. No. Ntabwo ari umwuka utubuza kuba abantu. Nimba amatara akora icyaha tutabona Bibiliya igaragaza ko yajyaga aguruka nk'abamarayika cyangwa simbuka ave ku musozi umwe ajye ku wundi. I bet njya ntekereza imbaraga zikoresha umunyabyaha ibyo bintu, kubera ko Adamu rwose atarakora icyaha yari akiri umuntu. Amen. Rero iyo turi kuvuga ko nanone twahawe umwuka w'imbaraga, ntabwo turi kuvuga ko twahindutse ibindi bintu bitari abantu, ahubwo tureba Bibiliya context bijyanamo ivuga ko nyine aba bantu bajya babasha guhamya Kristo rwose bashize amanga. Amen. Bityo rero ikavuga ko tutahawe umwuka w'ubwoba. Rero bavandimwe, dusoma kandi twiga iki cyanditswe, rero turimo twiga uyu munsi, turareba uburyo Paul agenda agaragaza muri uru rwandiko icya mbere abantu bahawe uyu muhamagaro, kuko twabonye ko ari umuhamagaro wahawe abera bose. Ubwo turaza kureba ukuntu agaragaza muri uru rwandiko abantu bahawe uyu muhamagaro abari bo cyangwa se ni bandi, kugira ngo buri wese yongere atekereze guhamagarwa ahamya, ataza gusanga arimo kwitugamo gushiruka ubwoba, kandi atari no muri aba bantu bagize gute bahawe uyu muhamagaro. Amen. Ikindi cya kabiri turi burebe muri uru rwandiko, turaza kureba ni iki kigaragaza kutagira umwuka w'ubwoba. Nuvuga ni iki kiranga nyine aba bantu bavuga ko badafite umwuka w'ubwoba, ni ukutagira umwuka w'ubwoba mu buhe buryo. Amen. Ikindi kintu turi burebe muri uru rwandiko ni iyihe mimerere cyangwa se imiterere cyangwa se imyitwarire y'umuntu ufite uyu muhamagaro wo kutagira umwuka w'ubwoba. Ikindi kintu turi bukomeze kureba muri uru rwandiko ni ibihe bicantege agomba guhora arebaho arwana nabyo.
cyangwa se the giant to face, sibyo? Kugira ngo mu by'ukuri akomeze kugirana uyu mutima w'umwuka utari uw'ubwoba. Icyanyuma rero turarebera hamwe aho izi mbaraga ziva zo kugira umwuka utari uw'ubwoba. Hanyuma dusoza turarebera hamwe uburyo twashyira mu ngiro ibi byanditswe byera kugira ngo habe imbuga yo kwisuzumiraho niba turimo koko kubyumvira. Ubwo nubwo buryo tugiye kwiga iki cyanditswe cyera. Amen. Kuko turaza kureba aho cyubakiye. Duhereye ahambere aho twarebye turi kureba aba bantu mu by'ukuri ni bande Paul ari kuvuga nyine bafite uyu muhamagaro. Turareba ku murongo wa 9 igice cya mbere cy'uru rwandiko. Umurongo wa 9 igice cya mbere cy'uru rwandiko. Urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo. Kuko rwose agerageza kuvuga uyu muhamagaro wo kutagira umwuka w'ubwoba, ahantu uyu muhamagaro mu by'ukuri uri kuva. Ndagira ngo tuze kuhareba neza igice cya mbere umurongo wa 9. Haravuga ngo yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Ariko none bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu wahinduye urupfu ubusa akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Rero turebye ahantu aba yahereye ku murongo wa 18 nako ku murongo wa 8 aravuga ngo ahubwo ufatanye nanjye, ahubwo ufatanye nanjye, umurongo wa 8b, ahubwo ufatanye nanjye kurenganirizwa ubutumwa bwiza ufashijwe n'imbaraga z'Imana. Rero agahita avuga ko iyi Mana ngo yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Ariko ubwo buntu ngo bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu ari Yesu Kristo wahinduye urupfu ubusa akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. So rero tuze kumva aba bantu ni bande. Icya mbere turi kubona aba bantu abari bo ngo ni Imana ibahamagara, ngo ni Imana yagize gute? Yaduhamagaye. Amen. Tuze kumva icyo kintu. Ni Imana ibahamagara, ibahamagarishije mwuka wayo wera n'ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ubwo buryo nibwo Imana igihamagaramo abantu. Amen. Ni abantu bumva ubutumwa bwiza mwuka wera akabumvisha iby'ibyaha byabo. Ntabwo ari bya bindi umuntu aryama nijoro akavuga ngo numvise ijwi rimbwira ngo mwana wanjye. Iryo jwi ni irya Satani, ntabwo ari iry'Imana. Amen. Kuko ijwi ry'Imana ni ijwi rivugira mu butumwa bwiza. Amen. Ni ijwi rivugira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, rikaza rigahamagara umunyabyaha kandi rikaza ryongorera mu mutima. Rero turi kubona ko aba bantu icya mbere ni abantu bahamagawe n'iki? N'Imana. Ikindi cya kabiri bavuga nuko ngo Imana ngo itabiterwa n'imirimo yabo, yaba myiza cyangwa imibi. Amen. Hari igihe tujya tuvuga ngo Paul impamvu ngo Imana yamuhamagaye ngo nuko yari mubi. Yaba yaramuhamagaye kuko ari mubi, yarahamagaye na Hitler. Rero ntabwo ari ibyo, yakaba yaranahamagaye na Satani ku mugani. Ahubwo ngo Imana iduhamagara ngo itabitewe n'imirimo yacu, yaba myiza cyangwa se mibi. Ni ukuvuga ngo Imana ihamagara umuntu bitagendeye ku cyo yamubonyemo. Amen. Turi kubyumva? Ahubwo hano ku murongo wa 9 bagaragaza ko yaduhamagaye ngo itabitewe n'imirimo yacu, ngo ahubwo ngo ibitewe n'uko yagize gute? Ngo yabigambiriyeyo ubwayo. Ni ukuvuga ngo umuhamagaro w'Imana ihamagara umuntu bituruka muri yo ubwayo, ntabwo ari ibintu bituruka ku muntu, cyaba ari icyiza cyangwa ikibi. Hari igihe tujya twibanda ku byiza tukavuga ati nta cyiza Imana yambonyemo ngo impamagare, nta n'ikibi yakubonyemo. Yenda tuvuga ngo yashingiye no ku bibi byawe ngo iguhamagare. Oya, ahubwo mu by'ukuri Imana nyine iduhamagara itabitewe n'iki? N'imirimo yacu, ahubwo bitewe n'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo gusa. Amen. Ni ukuvuga ngo ibiterwa n'ibintu biyiturukamo, ntabwo ibiterwa n'ibintu biduturukamo.
amen. Icyo ni icya mbere. Rero ikindi cya kabiri, icya gatatu bavuga muri iyi mirongo nimba muri kubibona, ngo nuko ngo ibaha ubuntu bwa Kristo abantu yahamagaye, amen. Ngo ibahamagarira kuza mu buntu bubonerwa muki muri Kristo Yesu umwami wacu. Ikindi rero kuri aba bantu bahamagawe, ngo ni abantu ngo urupfu ruhindurwa ubusa n'ubugingo buhoraho, ngo ibyo bintu ngo bigahishurwa n'iki? N'ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo ni abantu bafite ubugingo buhoraho barongeye muri Kristo Yesu, bahamagawe n'Imana. Muri kumva? Aba bantu nibo Paul avuga bafite umuhamagaro umeze ute? Ngo badafite umwuka w'iki? W'ubwoba. Amen. Kuko yibutsa Timoteyo ikintu bahuriyeho, ngo nuko Imana yagize gute? Yabahamagawe itabitewe n'imirimo yabo, ahubwo ibitewe n'ubuntu bwayo, ikabahamagarira mu buntu bwa Kristo, ibahamagaje ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Turaza gukomeza kugenda turambura ibi byanditswe, turagenda tubibona. Icya kabiri turi burebeho ni ikigaragaza uyu muntu udafite umutima w'ubwoba ameze ati, sibyo? Nyuma yo guhamagarwa n'Imana uyu muntu ameze ati? Ku murongo wa 8, umurongo wa 8 haravuga ngo nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imbohe ye. Amen. Turi kubona hano muri character z'uyu muntu wahamagawe, ni ukuvuga ngo ukuntu ameze. Icya mbere bari kutubwira ko ari umuntu uhamya umwami adafite isoni, kuko umukuri umuntu yakaba yagira isoni z'ubutumwa bwiza cyangwa se kujya guhamya umwami, kubera ko icya mbere Bibiliya ikigaragaza ko ubutumwa bwiza ari ubupfu kubarimbuka, kandi isi yuzuyemo abantu barimbuka. Rero gufata iyi message y'ubupfu ukajya kuyibwira umuntu, ni ukuri byakabaye bigutera isoni pe. Sinzi nimba turi kubyumva. Ngo ariko ngo Imana ngo igishima ngo gukirisha ngo abantu bayo ngo ubupfu bw'ibibwirizwa. Amen. Nuko ibyo bintu by'ubupfu bitabasha gufitinga mu bwenge bw'abantu, ibyo nibyo Imana igibasha gukirisha abantu. Rero muri ubwo buryo ngo aba bantu bahamagawe ngo ntibajya bagira isoni zo guhamya umwami wacu Yesu Kristo. Ubundi rwose biteye isoni kugenda ukabwira umuntu ukamubwira turi umunyabyaha. Ibyo byo uretse ko umuntu yashaka kubijyaho impaka, ntabwo ari byo. Ni nkuko waza ukambwira ngo wambaye ipantaro ngahita mubwira ngo nambaye ijipo. Umuntu wese yakabaye yumva ko ari umunyabyaha, sibyo? Ahubwo ikintu kigoye ni ukuza kumubwira ko ubu bunyabyaha bwe bukirira mu muntu wabayeho mu myaka 2000 yashize. Ni ukuri ibyo bintu ni ubupfu. Kumubwira ati rero ubu bunyabyaha bwawe, wakora amasengesho ntibwakira, wakwitema ntibwakira, icyo wakora cyose ntibwakira, ahubwo ubasha kubukiza ni umugabo waje kuba ku isi mu myaka 2000 yashize. Ngo yarapfuye apfira ibyaha byawe. Ibyo bintu ni ubupfu. Nta nubwo mu by'ukuri wabasha kubibwira umuntu ubimubwire. Ni nayo mpamvu ubutumwa bwiza budasaba ubwenge, kuko ibyo bintu nta bwenge bwabisobanura, kuko ntabwo bikorana na kamere, ntibikorana n'ubwenge bwa kamere. Amen. Rero biteye isoni. Ariko Paul iyo ari kuvuga, tuza kumva iki kintu, Paul avuga ko impamvu yonyine atajya agira isoni zo guhamya umwami wacu, zo kuvuga ubutumwa bwiza, ngo nuko ngo ubwo bupfu ngo ari imbaraga y'Imana ihesha ubwizera wese ukizwa. Mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese kugira gute? Ukizwa. Rero bimwe mu bantu mu bigaragaza aba bantu bashirutse ubwoba cyangwa se badafite umwuka w'ubwoba, ngo ni uguhamya, ni ukutagira isoni zo guhamya umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ikindi cya kabiri avuga ni ukutagira isoni zo guhamya bene data. Amen. Twongere dusubire ku murongo wa 8 mu byumve neza. Aravuga ngo nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imbohe ye. Amen. Aravuga ngo ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu, ariko icya kabiri ntukanagire isoni zo guhamya njyewe imbohe ye, yuko dusangiye ivuko ryo kwa data. Amen. Ibi bintu turaza kugenda tubigarukaho neza cyane, turi kureba nyine ukuntu umuntu atagomba kugira isoni zo guhamya umwami wacu n'izo guhamya bene data,
kuko inshuro nyinshi hari igihe usanga umuntu avuga ngo ndakijijwe, ariko nanone ugasanga ikintu kimugora nuko bari buze kumubonana nanjye cyangwa se n'undi mwene data. Abo abantu nibambonana n'uriya mugabo ntabwo ndi buze kubakira. Muri kubyumva? Bityo akajya agenda akimbira, buri gihe agenda ikigongogongo, warenga agahinguka nk'uko ngo Yesu yarengaga ngo Petero agahinguka, kubera ko yari afite ubwoba bwo kumuhana. Murabyumva? Ugasanga inshuro nyinshi ntashaka kubaranwa n'aba bantu muri kaminuza yose bazi ko aba bantu ari abera. Aba bateoya sinshaka kuba umwe extremiste kuriye. Muri kubyumva? Ngo ntukagire isoni zo guhamya ngewe imbohe yande ya Kristo. Amen. Rero kimwe mu bintu biranga aba bantu bashirutse ubwoba cyangwa se bahawe umutima utari ubwoba ni uguhamya umwami. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uguhamya bene data yuko babaranwa mu ivuko rimwe. Amen. Icya gatatu rero Paul arakivuga, akavuga ko icya gatatu ni ukwemera kubabazwa. Amen. Ku murongo wa 8 dukomeza tuhasome ngo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza. Amen. Sibyo? Avuga ko mu by'ukuri uyu muntu washirutse ubwoba cyangwa se utinyutse ubwoba cyangwa se uyu muntu udafite umwuka w'ubwoba cyangwa se ibyo ari kubwira Timoteyo, ari kumuhamagarira kurenganya. Amen. Arenganyirijwe iki? Ubutumwa bwiza. Bavandimwe, nituza kumva iki kintu ni ukwemera kubabazwa, both physically, kubabazwa ku mubiri no kubabazwa kw'amarangamutima, emotions. Amen. Reka tugerageze kugenda tureba icya mbere emotionally. Iyo uhamya umwami wacu ugahamya na bene data rwose wangwa n'isi. Mu murongo wa 15 Paul avuga abantu bamuteye umugongo. Muri kubyumva? Aravuga ngo uzi yuko abo muri Aziya bose banteye umugongo, ni bose. Ngo muri bo ngo ni Fugero na Herimogene. Amen. Abavuga ati aba bantu banteye umugongo kubera ko mpamya umwami wacu. Amen. Sibyo? Ni ukubabara emotional, ni ukubona umuryango kuvaho, ni ukubona ababyeyi bakuvaho, ni ukubona inshuti zikuvaho, ni ukubona utakaje ikigare cya kera. Hari abantu benshi banga guhamya umwami kugira ngo hataza kugira inshuti ziza kubavaho. Yewe birababaje cyane. Ntabwo ari byo guhamya umwami no guhamya bene data rwose. Uyu muhamagaro w'abera ndetse wo gushiruka ubwoba ni ukwemera ko ari abantu bagiye gutukwa. Amen. Bakagawa mu bantu, bagatakaza inshuti nyinshi, abantu bakabavaho. Ni ukubabara emotionally. Amen. Ariko ikindi cya kabiri ni no kubabara mu buryo buri physical. Sibyo? Kuko Paul ari kuvuga ngo ni ubutumwa bwiza arenganyirizwa. Ndetse muri uru rwandiko avuga ko aboshywe, ariko ubutumwa bwiza bwo butajya bugira gute? Butajya bubohwa. Amen. Akavuga ko nyine aboshywe azira ubutumwa bwiza, ariko ngo bwo ntabwo bujya bubohwa. N'ahantu abohewe akomeza guhamya umwami wacu. Amen. Ni ukuvuga ngo abantu Kristo yahamagaye cyangwa se abantu bafite umuhamagaro twarebye hejuru ni abantu bafite a calling to suffer, ni abantu bafite a calling yo kubabazwa. Amen. Ku buryo wagakwiye kuva hano wibaza, ukibaza nyine nimba ntababazwa, Eliza ntabwo ndi guhamya umwami wacu no guhamya bene data, kuko it is my calling. Amen. Tuze kumva icyo kintu rero. Ni ukuvuga rero muri ibintu turi kubona twabonaga nyine bibagaragaza, tuze kubyumva neza, ni ukutagira isoni zo guhamya umwami, kutagira isoni zo guhamya bene data, ndetse no kwemera kubabazwa. Noneho tujya ku yindi puwe turi bubone muri ibi byanditswe byera, ni imimerere cyangwa se imyitwarire cyangwa se imiterere cyangwa se imigenzereze y'umuntu udafite umwuka w'ubwoba. Turajya mu gice cya 2 umurongo wawo wa 4. Igice cya 2 umurongo wawo wa 4 haravuga ngo ntawa umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Ngo umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Amen. Hano tubona Paul ari kwerekana amashusho atatu
y'uyu muntu udafite umwuka w'ubwoba. Amen. Sibyo? Icyambere, ishusho ya mbere yerekana ni ishusho y'umusirikare. Umusirikare ni umuntu uba witeguye, umusirikare nyakuri ni umuntu uba witeguye kuza kuzuza inshingano bamuhaye ku kiguzi cyose biri buze kumusaba. Amen. Sibyo? Aramubwira rero ngo abantu bari muri Kristo Yesu ngo ni abasirikare. None akavuga ngo ntawaba umusirikare ngo narangiza ngo yishyire mu by'ubu bugingo. Ngo abakinejeje uwamwandikiye iki? Ubusirikare. Turaza kureba Paul kuri ubu busirikare bwe mu byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wabo 24. Byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wabo 24. Haravuga ngo duhere ku murongo wa 21 kugira ngo tuze kubyumva. Haravuga ngo nahamirije abayuda n'abagira iki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo. None dore ngiye i Yerusalemu mboshywe mu mutima, ibizambaho ngezeyo simbizi, keretse yuko umwuka wera ampamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo. Ku murongo wa 24 rero ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri nge, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Paul ari kubwira Timoteyo akamubwira ngo ntawaba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo. Ngo umusirikare ni umuntu wicaye yiteguye kwishyura icyo bimusaba cyose kugira ngo aze kuzana icyo yatumwe. Amen. Cyangwa se kugira ngo aze kwa completing mission yahawe. Amen. Sibyo? Paul rero imwe muri character agaragaza z'abo bantu bashirutse ubwoba, icyambere ni ubu busirikare. Akavuga ko kuri uyu murimo wa Kristo abantu bahagaze ari abasirikare. Amen. Bityo rero bakwiye kwitandukanya n'iby'ubu bugingo, bataguye kujya muri civil affairs. Sibyo? Kugira ngo baze kwa completing iki uyu murimo bahawe. Bavandimwe muze kwibaza nyine impamvu abasirikare bahora bari muri kamp. N'abantu nyine buri gihe bahora batozwa gukomeza kwitegurira inshingano barahiriye. Niyo mpamvu batabana n'imiryango yabo. Sibyo? N'abantu buri gihe bahora bicaye bari ready kujya kuza nyine guhagarara kuri misiyo bahawe. Rero amubwira ko aba bantu icyambere kiranga abantu badafite umwuka w'ubwoba ngo bagomba kuba bafite iki? Ubusirikare kuri uyu murimo wa Kristo. Bagomba kuba biteguye gutanga icyo bibasaba cyose kugira ngo baze kwa completing izi nshingano twabonye bafite hejuru zo guhamya bene data, guhamya Kristo ndetse no kubabazwa. Amen. Icya kabiri, ishusho ya kabiri atanga muze kuyirebamo ni ishusho y'umwatlete. Sibyo? Reka dusubire muri uru rwandiko igice cyawo cya kabiri umurongo wawo wa 4. Ni ishusho y'umwatlete. Aravuga ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba. Sibyo? Hano urebye Bibiliya y'Icyongereza ikoresha nyine athlete, ni nk'umuntu ugiye kwiruka 100 metero. Amen. Sibyo? Uyu muntu rero ngiye agiye mu irushanwa ryo kwiruka ngo ntabwo ndashobora guhabwa ikamba ngo keretse ngarushanyijwe nk'uko bitegetswe. Amen. Sibyo? Rero hano nituza kureba umwatlete ni umuntu ufite intumbero yo gutsinda cyangwa se kwambuka umurongo w'umweru. Mujya mubona kandi birukankira ahantu birangirira baba bahashyize umurongo w'umweru. Ni umuntu ufite intumbero yo kuza kwambuka uyu murongo w'umweru no kuza gutambukana ka kariba bwa mbere. Amen. Baba baziritse ahandi irushanwa riri burangirire. Mujya mubona ko umuntu ugashyitseho bwa mbere ari ugaca. Sibyo? Hano rero Paul azana ishusho y'uyu muntu nanone ushirutse ubwoba, akamwerekana nk'umwatlete witeguye kuza gutsinda. Amen. Sibyo? Indi shusho azana ngo ni y'umuhinzi. Mwumva ukuntu abivuga ngo umuhinzi nguhinga ngo niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Amen. Sibyo? Aravuga ngo umuhinzi yahinze abatumbiriye yuko nyine ari uzarya imbuto ze cyangwa se ari uzasarura ku bintu yahinze bwa mbere. Sibyo? Akazana rero amashusho 3 ari kwerekana imimerere y'uyu muntu ugize ute ushirutse ubwoba. Ni umusirikare. Cyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri agomba kwitekereza nk'umwatlete uri kurushanwa mu bikino kandi ugomba gutsinda. Icya gatatu agomba kwitekereza nk'umuhinzi ufite amatsiko yo kuzasarura ku mbuto ze yahinze. Amen.
akamubwira rero ngo ibi bizirikane wishingikirize ku mwami ko azaguha ubwenge, sibyo? Nuvuga ngo ntuze kudipendinga ku bwenge bwawe, ahubwo bizirikane kandi ukomeze kudipendinga ku mwami kari uri buze kugira gute, kari uri buze kuguha ubwenge. Hanyuma dukomeje muri ibi byanditswe, twari turi kureba poe ya gatatu. Poe ya kane ni ibicantege. Ibicantege amubwira kwirinda. Igice cya kabiri umurongo wa 4 haravuga ngo ntawe umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinereje uwamwandikiye ubusirikare. Hano ari kumubwira ko muri ubu buryo ikintu kimwe kiri buze kumurinda ubwoba ngo nukutishyira mu by'ubugingo. Amen. Nituza kureba ibicantege hano arebaho cyangwa se a giant to face, nukwishyira mu by'ubugingo, sibyo? Nukubaho ari umugenzi muri iyi si, nkuko mu Baheburayo 11 bajya babivuga. Reka turebe mu Baheburayo 11 turebe abantu bahamya ko bizeraga uburyo bari bameze. Hebrews 11, Baheburayo 11. Bavandimwe ndagira ngo tuze kubireba tubyitayeho. Turebe ku murongo waho wa 35 haravuga ngo abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Hanyuma bakavuga ngo abandi ku murongo wa 36 ngo abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe, bicishwaga amabuye bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose bakababazwa bakagirirwa nabi, yewe n'isi ntiyari kwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Amen. Aba bagabo iyo bari berekana ko muri iyi si batahabaye babona ibibi gusa. Bavuga ko abagore ngo bajyaga bahabwa abantu babo bapfuye bazo, sibyo? Ibyo bitangaza rwose byabagaho. Amen. Ariko nanone tukabona ngo aba bantu ngo byageragaho ngo bagakubitwa ngo ntibashime kurokorwa, ngo bakemera kwicishwa inkoni ngo kuko bari bategereje kuzuka kurushaho. Hano muri iki gice cy'Abaheburayo bavuga ko aba bantu kuntu babaga mu isi ngo bahabaga ngo batumbiriye ngo umudugudu ngo wabiteguriwe. Amen. Ngo ni umudugudu ngo urushaho kuba mwiza. N'abantu batishyiraga muri aferi z'iyi si ngo bahangayikishwe n'iyi si nk'abantu benda kwituraho, kuko ngo bari abagenzi n'abimukira kuri iyi si. Amen. Ngo ntawaba umusirikare wa Kristo ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinereje uwamwandikiye ubusirikare. Nukuri ni abantu bagomba kutabara gakondo yabo kuri iyi si. Icya kabiri ni abantu batagomba kwiganyira iby'iyi si, imyambaro n'ibyo kurya naho kuba. Ngo kuko Bibiliya ivuga ko ibyo data ngo ajya agaburira inyoni, muzi Bibiliya iri kubivuga, iravuga ngo Salomo ngo mu bukire ngo yari afite ngo ntiyigeze arimba nka kamwe mu turabo two mu gasozi, ngo data ngo ajya yambika. Ngo data rero ngo ujye ubasha kurimbisha utwo turabyo ngo akagaburira inyoni ngo azabitaho namwe. Rero niyo mpamvu aba bantu mu by'ukuri mu bicantege bagomba kwirinda ni ukwishyira muri aferi z'iyi si, ni ugutekereza ko iyi si ari iwabo, ko ariyo bagomba gukorera, ahubwo bakirinda gutekereza ibyo, ahubwo bakayibaho nk'abagenzi bari kuyitambukamo nk'impunzi. Amen. Zituye muri iyi si, zizi neza ko igihe kimwe zizatahuka mu gihugu cyabo ariho mu ijuru. Ngo ntawaba umusirikare wa Kristo ngo narangiza ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kimwe mu bintu bavandimwe kijya gituma tugira umwuka w'ubwoba ni ukwishyira muri aferi z'iyi si. Ukicara uri mutekereza ngo ejo ngo bizagenda bite. Yakobo avuga ko abo bantu ari abapfu, kubera ko ngo uwo muntu ngo icyambere ngo ntabasha kwiyunguraho na mukono umwe. Ikindi cya kabiri ngo ku musatsi we ngo kuburyo umweru cyangwa umukara ngo nta ruhare ngo na ruto ngo ajya bigiramo, ngo ntabasha kweza ngo cyangwa ngo yirabuze ngo n'agasatsi ngo nakamwe. Amen. Bityo rero aba bantu bakwiye guhora batumbiriye Kristo wenyine.
ari byo umwanditsi w'Abaheburayo yandika akavuga ngo dutumbira Kristo ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza kose. Amen. Ntabwo ari abantu bakwiye kubaho bahangayikishijwe nyine no kwibaza ngo bizagenda bite, ahubwo icyakabaye kibahangayikisha ni ukwibaza niba koko bari kubaho babereyeho Kristo, ni ukwibaza niba bari kubaho bashirutse ubwoba mu guhamya umwami. Amen. Hanyuma aho izi mbaraga ziva rero ndagira ngo tuharebe nihe ziva. Umurongo wa kabiri, igice cya kabiri umurongo wa 8 muri uru rwandiko turi gusoma. Igice cya kabiri umurongo wa 8 haravuga ngo ujya wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Amen. Paul ikintu yongera kwandikira Timoteyo ni ukumubwira ikintu azajya yibuka, ngo ni ukujya akora ahanze amaso ye cyangwa se yibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Ikintu cya mbere Paul abwira Timoteyo kwibuka ngo ni ukwibuka incarnation, ukuntu icyo kintu kirakomeye bavandimwe, ngo kwibuka ngo Yesu Kristo ngo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Yesu Kristo kugira ngo akomoke mu rubyaro rwa Dawidi byasabye Imana guhinduka umuntu. Amen. Icyo kintu kirakomeye, kuba Imana umuremyi yaraje mu isi gahinduka umuntu. Amen. Sibyo? Aramubwira ati rero buri gihe Timoteyo we uzajya wibuka ko Kristo yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Amen. Ngo ni Imana yavuye mu ijuru ikazi kunga kamero k'ubumana ngo nak'umuntu ngo mu nda y'umwari Mariya ngo Yesu Kristo akavukira ku isi akahaba. Ngo ibyo bintu ngo kubyibuka yuko Imana yavuye mu ijuru iziye gushaka umunyabyaha nkawe bijye biguha imbaraga zo kugira gute, zo kugira umutima ushirutse ubwoba. Amen. Nuvuga ibi bintu ntabwo biva mu kubyihatamo, ahubwo biva mu guhora twibwira ko kubw'urukundo rutangaje cyane Imana yavuye mu isi ikaza gushaka umunyabyaha nkatwe. Amen. Ikindi cya kabiri amubwira ntabwo ari uko Yesu Kristo yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi gusa cyangwa se Imana yahindutse umuntu, kuko icyo kintu ni igitangaza gikomeye cyane bavandimwe. Ni igitangaza gikomeye cyane. Hari igihe abantu bajya bavuga ngo Imana ngo yankoreye igitangaza, ngo uyu munsi ngo narindi kugenda ngo kuri moto ngisekura ngo ku modoka. Yewe kabone niyo waba uri kugenda kuri moto Caterpillar ikabanyuraho n'ipine ryayo warangiza ukava muri muzima cyangwa se bya bishene byayo, icyo ntabwo ari igitangaza. Igitangaza gikomeye cyabaye kuri iyi si ni ukuntu Imana yavuye mu ijuru ikaza kuba mu isi. Bavandi, icyo kintu kirakomeye cyane, kirakomeye cyane kubona Imana iri gutembera muri Palestine. Amen. Nukuri kirakomeye cyane ku buryo nyine twakabaye twumva weight yacyo. Amen. Asigaye icyo kintu twacyumva, ngicyo kintu ngo kikaduhagira ngo Paul nyirabwira Timoteyo akamubwira ngo ujye wibuka Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Amen. Sibyo? Ibi bintu byose nkubwiye nyine nubwo bikomeye, jya wibuka Kristo wakomotse hehe? Mu rubyaro rwa Dawidi. Ni Imana yambaye umubiri ikaza kuba mu isi. Njya mbivuga ukuntu Yohana igihe ngo yajyaga aryama mu gituza cya Kristo ngo yararyamye mu gituza cy'Imana umuremyi w'isi yose. Hari indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo uyu mwana w'uruhinja ninde wabyawe n'umukene, ngo doraryamye mu kiraro cy'inka kuko icumbi ryabuze, ngo ni umuremyi w'isi yose, ngo niwe uhindutse muto. Amen. Nanyira ngo twumve icyo kintu. Nyira kumubwira ngo ujye wibuka Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Nukuri iyo kintu kirakomeye cyane. Icya kabiri rero mubwira ntabwo ari uko yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi gusa, ndahubwo ngo yaranazutse mu bapfuye nk'uko ngo ubutumwa nahawe buvuga. Sibyo? Ikintu Paul yari kukivuga mu Baroma igice cya mbere avuga ko ibyo ngo byerekanye ko Kristo ari umwana w'Imana, ngo byahamijwe no kuzuka kwe. Sibyo se? Ngo yarapfuye azira ibicumuro byacu ngo arangije arazuka. Nuko rero nuzajya wibuka ko Kristo yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akaza kuba muri iyi si, kandi ukibuka ko yazutse, ngo yarazutse kugira ngo tugire gute, kugira ngo dutsindishirizwe. Ngibyo bintu ngo bijye biguha ngo gushiruka iki? Ubwoba. Ngo wibuke ko tutahawe iki? Umwuka w'ubwoba. Amen. Aho ngo niho imbaraga ziva. Sibyo? Hari abantu kuri iyi si
bameze nk'aho bashirutse umwuka w'ubwoba b'ibyihebe baba muri Al-Qaeda no muri Al-Shabaab n'ahandi hose. Uwo ntabwo ari umwuka w'ubwoba bashirutse, ahubwo bashirutse umwuka w'ubwenge. Nta bwenge bafite. Amen. Ntabwo uko ariko gushira ubwoba. Hano tubona Bibiliya iri kutubwira ko umuntu agomba gushira ubwoba ari uko agomba kugira amanga yo guhamya iki? Umwami. Amen. Rero ngo imbaraga ngaho ziva ngo nta handi ngo nukwibuka ngo Kristo ngo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri kandi wapfuye yarangiza akagira gute? Akazuka. Ngo icyo kintu ngo muhore mukibuka. Ngo Timoteyo ngo icyo kintu ngo ukibuke ngo kizaguha ngo gushira ubwoba. Amen. Nukuvuga ngo niho kubwira Timoteyo ngo buri gihe uzajya wicara munsi y'ubutumwa bwiza ubwiyibutse. Amen. Sibyo? Buri gihe uzajya wicara munsi y'imirimo ya Kristo, aba ariho wongera kumeditatinga, aba ariho wongera gusoma, aba ariho wongera kwibwira. Urukundo rwa Kristo ruzagusaba mu mutima Timoteyo, uzashiruka iki? Ubwoba. Ntabwo twahawe iki? Umutima w'ubwoba cyangwa se umwuka w'ubwoba, ahubwo ngo twahawe gushira amanga. Bavandimwe rero ndimo nsoza, nagira ngo tuze kureba kuri ibi bintu mu by'ukuri. Icya mbere turi buze kurebaho ni ukuza kwibaza muri ibi bintu bine tumaze kureba. Sibyo? Tukaza kwibaza, icya mbere turi buze kurebaho ni ukuza kwibaza nyine niba turi muri aba bantu bahamagawe koko, kuko aribo bashiruka ubwoba. Amen. Tuza kureba ko hari umuntu ukishingikirije ku mirimo ye kugira ngo imugeze mu ijuru, kandi Bibiliya ivuga ko Imana yahamagaye bahamagaye itagendeye kuki? Imirimo yabo. Amen. Niba hari umuntu uri hano wicaye uzi ko hari icyiza yakora, cyangwa se hari ukuntu Imana yamugirira impuhwe ku bibi bye, hari n'ukuntu umuntu yishingikiriza ku bibi bye akumva ari byo bizamugeza mu ijuru. Buriya biri kuvuga ngo Imana ni inyempuhwe, ngo ntizabura kumbabarira. Uba wishingikirije ku bibi byawe. Nta nubwo uba wishingikirije ku byiza burya. Wowe uri kuvuga ati nge n'ibibi byanjye buri Imana ni inyempuhwe izambabarira. Sibyo? Ni ukureba ko utishingikirije kuri ibyo bintu bipfuye, aho kugira ngo wishingikirize ku murimo wa Kristo wonyine ushyitse. Amen. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri turi buze kurebaho, turaza kureba nimba uhamya kuri muri abo bantu, niba koko udafite uyu mutima w'ubwoba. Icya mbere, niba utagira isoni zo guhamya umwami wacu. Amen. Izo zo rwose ndabizi ziratwuzuye bavandimwe. Ikizabibabwira, evangelism ijya yitabira abantu bangahe? Sibyo? Biraza kutubwira rwose ko dufite isoni zo guhamya umwami wacu. Maybe bishoboka ko nurira murimo wa mbere utadukorewe. Yego? Ku buryo nyine imitima yacu ize kwicara ifite ubwoba, turebe niba koko tudafite isoni zo guhamya umwami wacu. Nimba tunazifite, that is the turning point. Ni ukwihana bavandimwe. Ikindi cya kabiri ni ukureba ko tutagira isoni zo guhamya bene data. Sibyo? Icya gatatu ni ukureba ko nyine twemeye gutinyuka ibyaha byose ngo tubabazwe ku bwa Kristo. Amen. So tuze kureba ibyo bintu kubera ko hari abantu bajya banga gutukwa no kubabazwa no kurenganywa baho ubutumwa bwiza, bakemera kwihakana Yesu Kristo umwami wacu, bakagira isoni zo kumuhamya. Bene data benshi ibyo bintu inshuro nyinshi bakabikoresha nko kuvuga ati ngewe buriya tinatinye kujya muri church kubera ko iwacu ntabwo babyumva. Will you justify icyo kintu imbere ya Kristo? Ndetse bamwe baragiye bava muri bene data bavuga ati bari abantu umuntu uzajya umbonana nabo sinzi uko azajya mvuga. Yego? Ufite isoni zo guhamya bene data no guhamya umwami wacu. Muvandimwe ntukijijwe. That is your time. Kugira ngo wihane wongere ukizwe. Ikindi ni ukureba nyine imimerere tugira muri ibi bintu. Nyine dushirutse ubwoba nk'umusirikare. Apana ya ndirimbo ya Mbonyi. Sibyo? Nyine umusirikare wa Kristo ni umuntu witeguye gupayinga everything kugira ngo aze guhamya iki? Kugira ngo aze kuaccomplishing mission Kristo yaduhaye yo kumuhamya. Amen. Sibyo?
ikindi rero turi buze kurebaho ni ukuza kureba kuri ibi bintu nimba natwe tutaragiye muri aferi z'isi, akaba ari byo biri kutubuza kuza guhamya umwami wacu, kuko ubu ntawakwishyira mu by'ubu bugingo ngo aba akinejeje uwamwandikiye iki umusirikare. Icya gatatu ni ukureba ahantu dukura imbaraga, ntabwo turi kubyitugamo mu by'ukuri, nyine turi kwibuka Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri. Remember Christ, sibyo? Wavuye mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri kandi wazutse. Amen. Aho hantu rero bavandimwe niho tuzajya dukura kuririmba yandi mu ngo abatinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu, ngo nta cyamurekesha imigambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Amen. Rero ndashoje bavandimwe, ndagira ngo tuze gusoza nyine buri wese aza kwibaza ibyo bibazo in practical way. So murakoze cyane, umwami abane natwe. Kansenge. Mwami ndagushimiye yuko ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bihoraho. Ngushimiye yuko hari abana benshi abo Yohana yabonye, the church militant, ngo inzovu ibihumbi ngo umuntu atabasha kubara, ngo bahagaze imbere yawe. Uwo ni umugeni wa Kristo wo mu bihe byashize, muri iki gihe no mu gihe kizaza. Abo rero ubabwira ko tutahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka wo kuguhamya Nyagasani ku kiguzi cyose byadusaba Data. Imitima yacu uye kongera kwihana, kubera ko Nyagasani haba mu ngiro, haba mu mivugire, haba Nyagasani ibyo dukora twisanga Nyagasani tutaguhamya nk'uko bikwiye. Komeza kutugirira ubuntu bwinshi, uduhe gushira amanga, uduhe gushira ubwoba, uduhe Nyagasani gutinyuka, kugira ngo Nyagasani tuguhamye, kandi Nyagasani abantu baze kubimenya ko turi abakristo. Ntitugire ubwoba bwo kuguhamya no guhamya bene Data, ndetse no kubabazwa ku byaturuka muri ibyo Data. Komeze kutugirira neza, tugirire ubuntu bwinshi bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.